twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye hano kuri Primo Media Rwanda. Clement, yego ni amahoro. Ndabona wizinduye. Ni bisanzwe mu byiza no wakare. Ndi kumwe kandi ntawigenera Alex, ni amahoro. Ni amahoro cyane. Nawe wizinduye Cyane nubwo bitaba byoroshye ariko umuntu aba yagerageje. hakurya iyo se mumeze mute? Hakurya iriya ni ibicu bivanze n'imbeho, ariko bigera nka saa yine umuntu ari kubasha kureba umuntu akamumenya. Byatamurutse. Ibicu byatamutse, yes. Tujye kuganira indwara ya Ebola nkuko bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ntabwo iragera ku butaka bw'u Rwanda, nubwo abavuye muri ibyo bihugu by'umwihariko abanyarwanda bemerewe gutaha iwabo, ariko bashyirwa mu kato bakabanza bagasuzumwa ndetse byagaragara niba nta Ebola bafite bakasubira mu buzima busanzwe. Ibyo ni ibintu by'ingenzi kandi byo kwishimirwa ku gihugu nk'u Rwanda rwabashije gufata ingamba zikomeye kugira ngo iki cyorezo kiri mu baturanyi kidahita kigera byihuse hano mu Rwanda. Ariko mu minsi yashize twabonye inkuru y'abaturage b'i Rusizi, bamwe bavuga bati aho kugira ngo twicwe n'inzara tuzicwa na Ebola. Bamwe ngo barambuka bakagwa mu ruzi rwa Rusizi barimo bagerageza kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ubona hanini ariho hari hashingiye imibereho y'ibyo bakoraga. Alex, ukibona iriya nkuru watekereje iki? Natekereje bobo hafashwe ingamba. Icyo natekereje, hafashwe ingamba ku bacuruzi, sibyo? Ariko ntabwo hafashwe ingamba ku bahinzi. Urumva nk'umuntu wari warahinze bazagenda mu itsinda se bagiye gusarura. Icyo nawe ushobora kukibaza. Rishobora gutuma umuturage ashobora kuvuga ngo kugira ngo nicwe n'inzara, nzicwe na Ebola cyangwa nzicwe na Rusizi. Ariko ndajya kuzana ibishyimbo byanjye narahinze hakurya, ndajya kuzana ibirayi byanjye byari biriyo, ndajya kuzana. Hakagombye rero kuba harafashwe nyine n'izo ngamba zirebana n'abahinzi, wenda bakagira bamwe bazajya bajya uyu munsi abandi bakaziya ejo, kugira utuntu nk'utwo kurya ari mezira ariko zifatwa ku buryo bitatera ubwihebe abaturage, kuko gukora kiriya nabyita ko ari ubwihebe. Yego, uwo Clement wabyakiriye ute? Hariya kumva umuturage w'u Rwanda adafite impungenge z'uko ashobora kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kaza akongeza turi benshi. hariya biragaragara yuko abaturage bafite ubukene. Aravuga ngo kugira ngo nicwe n'inzara nakwicwa n'icyo cyorezo, kuko abaye afite amahitamo yane ntiyakajyayo ngo ashyire ubuzima bwe mu kaga n'ubw'abandi. Ariko aravuga ati aho kugira ngo mfe uyu munsi nishwe n'inzara nafuma nicwa n'icyo cyorezo. Urumva ko haracyari akazi gakomeye, yego no gufata ibyemezo ni byiza, yego kwirinda, ariko se wa muntu waryaga ari uko yagiye hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo araherekezwa gute muri urwo rugendo, mu gihe aho yakuraga ntahahari kandi akeneye kubaho nkawe? Niho hari ikibazo rero. Ariko se ku buryo ubuzima bw'abanyarwanda miliyoni zingahe bwaguranwa umuntu uri kwambuka agwa mu Rusizi? Oya, ntabwo twavuga ngo ubwo buzima miliyoni buraguranwa nanone abo bantu, ariko nanone ugomba kubanza kureba muri zino ndwara z'ibyorezo. Rega hari ikintu kiriho, urareba ugasanga mu rate yazo ntabwo ibiri hejuru ugereranyije n'izindi ndwara ziba zisanzwe zica abantu mu gihugu. Nabyo ibyo ngibyo inzego z'ubuzima cyane zifata ibyemezo zizajya zibanza zibireho muri rusange, kubera yuko urareba ugasanga izo ndwara z'ibyorezo yego harafatwa ibyemezo bidasanzwe, abo bantu barapfa yego umunsi ku munsi, bicwa n'izindi ndwara. Mu minsi ishize nibwo twavugaga za ndwara zitandura Alex, twabonye ku mwaka mu bantu 39,000 bapfuye 355, twabonye ko hafi 50% bapfuye muri bo bishwe n'indwara zitandura. Noneho wajya kureba n'izo ndwara z'ibyorezo aho zihitana n'iki itaranahagera, ntabwo twashyira ubwo buzima bw'abanyarwanda mu kaga. Ariko nanone hagwa mu bihe bidasanzwe, hari n'izindi ngamba zidasanzwe. Nyine niba umuntu yaratunzwe n'ibintu imbeho ukayubika, none se arabaho ati nawe arafata ibyemezo bidasanzwe amere nk'umwiyahuzi. Ibyo byemezo rero ngira ngo ku murongo wa telefone turi kumwe na Ntakirutimana Alfred, numwe mu banyamakuru bakorera mu karere ka Rusizi kandi yanakurikiranye iby'iki kibazo. Alfred, uri amahoro? Ndiyo rwose, ndashima Imana. Mumeze mute mwana wo mwitira?
ino rwose turashima Imana turakomeye cyane, urabizi neza ko mu karere ka Rusizi uretse kuba ingurube zitabagwa ariko rwose ikijyanye n'inyama n'ibiki byose turabibona nta kibazo, turashima Imana. Yego, twari mu kiganiro na Alex na Clement baragusuhuza nabo. Clement yego turakumva neza. Alfred, twavugaga ibijyanye rero n'ingingo mwagarutseho mu kiganiro. Ni ikiganiro cyari gifite umutwe ugira uti aho kugira ngo nicwe n'inzara nakwicwa na Ebola. Mwagarukaga ku baturage bo mu karere ka Rusizi bari kwambuka Rusizi bagana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Watumiriramo muri make imiterere y'ikibazo? Imiterere y'iki kibazo nari kumwe n'abanyamakuru babiri basanzwe bakora muri kano gace, umwe ni uwa BTN TV undi ni uwa B+ tuganira. Twari turi gushingira kuri case study y'umusaza wari waruhamye muri Rusizi avuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu hari ibwirizwa rivuga ko imipaka ifunguye yose y'u Rwanda, by'umwihariko kwiyemerewe kubifunguwe kuri Kongo, ariko nyirizina hakaniyongeramo akantu kavuga ngo hajyayo umuntu, sibyo hari impamvu yo kujya cyangwa se kwa kundi ngo babwiriza n'ibindi byose bitandukanye. Bansobanure neza uburyo iyo mipaka ifunguye, ayo mabwiriza ameze ate? Yego, iyo wumvishe nka Maurice umuvugizi wungirije wa guverinoma akubwira ko imipaka y'u Rwanda ifunguye, ariko iyo ugiye kureba usanga mu by'ukuri ntabwo imipaka ifunguye ku bantu bose. Imipaka ifunguwe ku bantu bafite ibyo bajyana muri Kongo, by'umwihariko amakamyo, imodoka zijyana ibicuruzwa. Imodoka zijyana ibicuruzwa ziragenda tufata n'urugero ivuye muri Majerwa hamwe Rusizi. Iyo ivanye ibicuruzwa hano muri Majerwa Rusizi, umushoferi aragenda akagera ku mupaka agahererekanya na mugenzi we uturutse muri Kongo uba muri Kongo, akaba ari uhereza imodoka, akaba ari uyikomezanya, yazagaruka n'ubundi akaba ari uyigarura akayifatira n'ubundi ku mupaka. Byumvikana ko nta wambuka ajyayo. Yego. Muracyanyumva? Rero n'abaturage basanzwe aba badandaza n'abandi bagize abo nibo nyirizina basa n'abakubiswe cyane muri kino kibazo, cyangwa se basa n'abagowe cyane muri kino kibazo, kuko bo bajyanaga wenda n'urugero avoka ku mutwe akaziriza muri Kongo agenda azizunguza. Abazunguzayi mu mujyi wa Kamembe bari baragabanutse cyane kugero cyo hejuru, kuko benshi bari barimukiye muri Kongo bakajya kwirirwa bazunguzayo ibintu bitandukanye. Uko kubizunguza bagatura amafaranga nyine yo kugaburira abana n'ibindi bitandukanye. Abo nabo ntibacyambuka ngo bajye gukora bwa buzunguzayi cyangwa se bwa bucuruzi bwabo buciriritse muri Kongo. Icyo kimwe n'ibindi byatumye bamwe abaturage birara bakajya baca mu mayira y'ubusamo bakambuka umugezi wa Rusizi bajya muri Kongo. Harimo n'uwo twafatiwe case study wari wambutse, yari ajyanye amakara muri Kongo ayikoreye, amaze kuyagezayo ngo agaruka abari haruhama arapfa, bajya kumurohora umurambo we. Inkuru nyine yaranakorwa n'ibiki baramushyingura. Nuko rero twabonye cyangwa se muri analyse turi gukora twagaragaje ko ikibazo gihari kinakomeye. Bamwe mu baturage by'umwihariko bitewe n'ibibazo by'ubukene no kuba ibiciro byarazamutse ku masoko, basaga n'abantu babonye inzira yoroshye ijya muri Kongo, bitewe n'uko muri Kongo kujyayo no gukorerayo muri kino gihe byari byoroshye, aho M23 ifatiye umujyi wa Bukavu. Kuba bari kujyayo basaga n'ubundi n'abantu bari mu rugo, kuko bumvaga nta muntu wabahungabanya kuko byagendaga muri Kongo igihe FARDC hayoboraga, kuko icyo gihe FARDC cyayobora baragufataga leta mukate wa komanda, mafuta ya komanda n'ibindi bitandukanye, bigatuma abantu benshi badashobora kugirirwa amahirwe ndetse n'ibindi bitandukanye muri Kongo. Ariko kuri ubu kuva M23 ifata Kongo hariya muri Bukavu, abaturage cyane cyane b'abanyarwanda baturuka mu mujyi wa Rusizi na mbega muri Kamembe na Mururu, imirenge ituranye cyane cyane na Bukavu, bisanzuraga cyane muri Kongo. Kuri ubu inzira zisa naho zafunzwe. Mu kwifunga rero byatumye bamwe baca inzira z'ubusamo bakambuka hirya no hino ku byambu byemewe n'ibitemewe bajya muri Kongo. Ndetse yewe na mbere yuko bafunga umupaka igihe bafungaga umupaka wa Goma bawufunze ari ku cyumweru. Kuwa mbere wa Rusizi ya mbere n'iya kabiri nibwo yagombaga guhita ifungwa. Abaturage baraye bambutse, by'umwihariko abacuruzi bose barafite amaduka muri Kongo, kuko hari muri Kongo bajya kuhacururiza bakarara hano mu Rwanda. Abo bose bahise bambuka baca ibishoboka byose kugira ngo barare bageze hakurya.
abo bose baracyari muri Kongo. Kandi iyo uje mu Rwanda bivuga ko bagushyira mu kintu kimeze nk'akato cyangwa se ahantu kugira ngo babanze barebe nimba nta cyorezo uvanyeyo ku muntu wese ushobora kuza akamara iminsi 20 hafi n'umwe. Iyo minsi 21 ituma benshi badashobora batanoroherwa kuba banaza abo ngabo bariyo, ndetse by'umwihariko n'abarimo hano bakaba badashobora kujyayo mu buryo buboroheye. Ibyo byose rero bisa n'ibyateje ikibazo gituma bamwe mu baturage bahitamo kwambuka. Ati rero kugira ngo njye nicwe n'inzara, abana banjye bicwe n'inzara, ndemera nambutse izi dodo, ndemera nambutse umushogoro. Hano buriya abanyekongo basoroma umushogoro, basoroma, hari imboga bita igitika sinzima muzizi zituruka ku mateke, hari izo bita intoryi, hari imigozi y'ibijumba bayita amatembele, bayitwara muri Kongo bakayirya, barayiteka n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose rero hari igihe umuturage w'ahangaha nibyo bakundaga gushakamo amafaranga ahitamo kubyambukana aciye muri izo nzira z'ubusamo kugira ngo arebe ko yagira gute yabona igitunga abana. Niho rero umwe yavuze ati ngeweho kugira ngo twicwe n'inzara tuzicwa na Ebola. Nuko urebye nyirizina nuko situation imeze kugeza ubu ngubu nk'inzego zidukurikiye zikeneye wenda gukumira icyo kintu zahagarara hehe, zabigenza zite? Ntabwo najya kwirirwa urumva turi abanyamakuru, ntabwo najya kukubwira ngo inzego ngo zihagarara aha. N'ubundi ntekereza ko niri tuvuze ushobora gusanga hari ababizi, ariko no mu nshingano z'itangazamakuru harimo kwigisha. Birumvikana hari ibyambu bisanzwe bizwi n'ibitazwi, ariko cyane cyane hari inzira yose y'ahantu bita guhera za Mururu kurinda yose za Nyakarenzo nako Mururu, Gashonga, Nzahaha, iyo ni imirenge ndetse na Bugarama, iyo ni imirenge ikora ku mugezi wa Rusizi ijya muri Kongo. Aho hose bakeneye bashobora kuba bahashyira n'ubwo bwirinzi n'ibindi bitandukanye kugira ngo birinde ko abantu bashobora kwambuka. Turi gukora iyi analyse twarabaze ati byagorana ko babona uhagarara intambwe ku yindi kugira ngo barinde ko abantu bambuka bajya muri Kongo baciye mu nzira z'ubusamo. Yego waruvuze haba hari uburyo se ubona nibura inzego zirimo zirakurikirana icyo kintu nyuma y'uko mukoze ikiganiro? Birumvikana ntabwo inzego iyo twakozemo ikiganiro nk'uko cyangwa se amakuru yasohotse ntabwo nabo bicara bagerageza nyine kureba uburyo ikibazo nk'icyo ngicyo bagikemura. Ariko igihari ni kimwe, ni uko mu gihe cyose abaturage ibintu bikomeza kubahenderaho hano mu Rwanda cyangwa se bikomeza kubagora, ubuzima bukomeza kubagora by'umwihariko, ndetse no guhaha bisa naho bigorana bitewe n'amafaranga. Bamwe babizi neza ko ibiciro bya peteroli kuba byarazamutse ku isoko bituma n'ibintu birihenda ku isoko. Aha rero kubona amafaranga bamwe birabagora, bahitamo kujya gushakishiriza. Kanga urugero muri Kamanyoro, abahinzi benshi bahingaga mu Kamanyoro bahangaha mu Rwanda, bamwe mu bahinzi baha mu Rwanda bahingaga mu Kamanyoro imyumbati, ibishyimbo, ibigori n'ibindi. Mu gihe cya covid iyo myaka ntabwo bigeze babona uburyo byo kujya kuyisarura, yangirikiyeyo. Muri kino gihe cya Ebola nacyo bamwe bari kugenda bagakura imyumbati abanyekongo bakayibakurira, bakabahamagara bakayibakurira, bakayibazanira ku mupaka, amagare yo mu Rwanda akayitora ku mupaka. Nabwo kandi usiga umuzigo ku mupaka ukagenda, undi nawe akaza akajya yawutora. Gutyo birumvikana ko no kuba mwahura n'umuntu wari ukuzaniye bitemewe. Ibyo byose ukuri muri kino gihe biri gukorwa mu bice bya za Bugarama, wenda nka za Bukavu ntabwo bahinga, batunzwe n'u Rwanda cyane, batunzwe no ku gice cy'u Rwanda. Abo ngabo ba Bukavu badahinga bo bafite amafaranga yabo, amadolari yabo bayahereza abanyarwanda kugira ngo nabo babashe kubona uburyo bayahahisha mu Rwanda cyangwa se babashe gutunga imiryango yabo. Abo ngabo b'Abanyabukavu none se Alfred Ebola ko yandurira mu gukoranaho cyangwa kuba wakora ku kintu undi yakozeho ayirwaye, ubwo ayo madolari bahererekanya niyo mifuka bahererekanya, harya ubwo harimo ubuhe bwirinzi kuri Ebola? Niyo mpamvu nyine nkubwira ngo kwambukiranya imipaka kujya muri Kongo unagaruka kuri ubu ntabwo byoroshye. Nakubwiraga ku bijyanye n'imyaka, ejo nabonaga abantu bazanye imyumbati bayivanye mu Kamanyora bakayisiga ku mupaka, umwe akajya kuyitora w'umunyarwanda nawe akayizana mu Rwanda. Nicyo nagusobanuriraga ku bijyanye n'abafite imyaka yabo bahinze muri Kongo. Hari n'abashobora no kutabona n'abajya kubasarurira ariko barahinze muri Kongo. Ubwo nabo akubwiye ko ashonje, akakubwira ko ashonje kandi yarahinze, ushobora gutekereza gusonza kwe ukumva ko wenda bidashoboka, ariko usonza ko yagushingiye kuri aho ngaho ko yahinze, ariko isarura rikagira akaba adashobora kujya gusarura imyaka ye. Nakubwiye ko buriya Bukavu bo ntibahinga, bakominikana n'u Rwanda biciye mu mafaranga yabo, ariko mu Rwanda bakabahereza imyaka bahinze. Kugeza ubu bamwe mu Banyarwanda bafite amikoro bapakiza imodoka zikajyana ibyo bicuruzwa muri Kongo, ariko hari n'abadafite amikoro yo kujyana ibyo bicuruzwa bicishije mu modoka. Abadafite amikoro yo kubicisha mu modoka nibo bakunze guca izo nzira z'ubusamo
z'inkeramucyamo uciye za Nyakarenzo mu gice cya Nyakarenzo ukamanuka ahantu bita mu Mashya, aho ngaho ni umutambika wose ugera kuri Sizi, naho hari icyambu nakwita ngo kinini gikunze kunyurwaho n'abantu benshi. Uva aho ngaho ukajya za Gashonga ukamanuka ukagenda ugera za Nzaha, aho hose ni hamwe ahantu bagenda bambukira ku buryo bambuka bakajya muri Kongo kujya kureba uburyo bashaka igitunga abana babo nk'uko baba babivuga bamwe muri bo. Alfred, nyuma y'uko uwo musaza aguye mu mazi, reaction y'ubuyobozi yabaye iyihe? Birumvikana meya w'akarere ka Rusizi we yavugaga ko hakiri gukorwa iperereza n'ibindi bitandukanye, ariko birumvikana twe nk'abanyamakuru twageze kubona byonyine no kubona icyo gikorwa nk'icyo ngicyo cyabaye, umuturage akagwa muri Rusizi ari kwambuka. Umwe mu bari bamuhaye ikiraka yavuze ko yamubyukije saa 9 z'ijoro. Saa 9 z'ijoro ajya muri Kongo, agenda yikorera amakara arayambukana ayageza muri Kongo. Aho ngaho harimo ibibazo bigenze muri bitanu aho ushobora gutangira kwibaza, ese uburyo bw'umutekano kuba umuntu yakwambuka ajya muri Kongo aciye mu mazi muri saa 9 z'ijoro, nta buryo bw'uburinzi bwo kuri ibyo byambo n'ibindi. Nakubwira ko nyuma yaho AFC M23 ifatiye igice cya Bukavu, navuga ngo habaye ikintu cyo kwizera umutekano wo ku mpande zombi, ku buryo ntekereza ko abantu banavuga bati niwakwambuka anga ntiyaba umwanzi, yaba ari umuntu ugiye yaba ari umwana ugiye mu rugo cyangwa ugarutse utaha. Nuko naba mbivuze. Hanyuma abaturage ibyifuzo byabo muganira abo bakoreragayo ubwo bukorwa bworoheje, ibikorwa by'ubushabitsi bakuraho amaramuko munsi ku munsi, ibyifuzo byabo ni ibihe? Merutse kujya ku mupaka wa Bugarama, nari ndi kumwe n'itsinda ry'abantu bo muri Rubavu bari baje gusura kimwe mu bigo byaha mu karere ka Rusizi cyitwa Saint Paul Muko. Hari icyo kigo cya Saint Paul Muko gifite umurima cyahinzemo imboga hafi ya Rusizi. Noneho bamwe mu bayobozi b'akarere ka Rubavu bajya kureba ni naho bahinze imboga, kuko icyo kigo nicyo cyabaye cya mbere ku rwego rw'igihugu muri school feeding. Noneho baje kureba icyo nyine babigiraho ni gute icyo kigo cyateje imbere school feeding. Noneho basa n'abahanyura, abaturage bavuze induru ati twari tuzi ko muje kudufungurira umupaka ngo twambuke. Urumva abaturage bafite icyifuzo cyabo no kwipaka yafungurwa, sinzi mbyumva. Ku ruhande rumwe ibyo nari nkubwiye, abantu bari kwitambukira ubyumve, bari kwitambukira gusa kuko banyuze aho hantu bakabona baciye aho hantu hafi y'umupaka, bavuga ati twari tuzi ko muje kudufungurira umupaka kugira ngo tujye gute dutangire twambuke. Abaturage ubwabo bafite icyifuzo cyo kumupaka yafungurwa bagatangira kugendarana na Kongo, ariko birumvikana abantu bakunda gukoresha amaterima ngo inzara yica kurusha uko indi ndwara yakwica. Bari bahita bavuga bati twebwe aho kugira ngo dukomeze kwicwa n'inzara mureke twicwe na Ebola. Ariko ndatekereza ko leta y'u Rwanda itakwemera icyo kintu kiba ku baturage bayo, n'abakunda kameme. Nk'ubu bamwe baturage b'umurenge wa Nyakare wa Nkanka ndetse na Nkombo, kubera iki kiza cyari cyabateye cyo kurumbya imyaka, bamwe bari guhabwa amafaranga agera hafi mu 500 kuri buri muryango. Ayo mafaranga baba yabaye kwera kubushize muri sezo ishize, umwaka ushize bari barumbije cyane ntibagira ikintu na kimwe basarura, kandi bari banabahaye n'ibiryo byo kurya. Rero ntekereza ko leta ishobora kuzareba bamwe mu baturage cyane cyane bashabikiraga muri Kongo, bakundaga kubona n'urugero bari hafi ya Kongo, icyo bari babuze cyangwa se kugeza bari bakennye, ikabereye uburyo yabibafasha kugira ngo barebe uburyo ikibazo nk'icyo ngicyo kinashobora no guteza n'ikibazo kinini cyane ku bandi baturage cyahagarikwa hakiri kare. Yego Alfred, abo baturage bahawe iyo nkunga kuko barumbije umwaka ushize bangana iki? Wari utubwiye ko bagiye bahabwa 500 kuri buri umwe, bangana iki muri rusange mu mibare? Nakubwa umuryango ushize ni inkuru nigeze gukora, ni inkuru nagaragaje abaturage bo mu karere bo mu murenge wa Nkanka ndetse no mu gice cya Nkombo. Hari ikiza cyari cyateye cy'izuba, ariko ni nyuma y'aho umukuru w'igihugu yari amaze kugayira bamwe mu baturage, bamwe mu bayobozi bo mu karere karere ko muri Burasirazuba kamwe kari karumbije kagize ikibazo cy'iyo Kayonza, muri Kayonza. Nyuma y'aho umukuru w'igihugu abagaye bamwe mu bayobozi b'akarere ka Rusizi ndetse n'intara y'Iburengerazuba, basa n'abagize ikintu cyo gufatiranya by'umwariko nimba nakita catch-up kugira ngo barebe uburyo nabo batazanengwa. Umukuru w'igihugu bagerageza gushaka ibiryo bafasha abaturage icyo gihe, barabitanga. Ndibuka ko nagiyeyo baherezaga, usanga umuturage bamaye nk'ibiro 300 birimo kawunga, birimo ibigori ndetse n'ibishyimbo, byari ibishyimbo n'ibigori kugira ngo bajye kurya. Nyuma
urumva bari banakoze n'urutonde rwo kugira ngo bazarebe ko ikindi babagenera. Naje kumenya rero muri ino minsi ko hari amafaranga bari kubahereza ageze hafi mu 500 yo kugira ngo urugo nyine rurebe ko rwakwizahura kubera icyo kibazo cy'amapfa yari yabateye muri icyo gihe. Rero ntekereza ko nk'uko abatewe n'amapfa icyo gihe bari gufashwa, hari n'abantu bari batunzwe na Kongo, umubare munini w'abazunguzayi cyangwa se abantu bakoraga ubucuruzi buciriritse, cyane cyane abagore bakundaga gukora ibintu bijyanye no gucururiza ku gataro, hari abajyaga kudandaza avoka muri Kongo. Abo bose bajyaga Bukavu, bari bafite uburyo bari babayeho kandi babikesha kuba bagiye muri Kongo, bagiye Bukavu. Ntekereza ko hakwiriye kurebwa n'uburyo nk'urwo rutonde, ntabwo ntekereza ko rwabura nkurikije uburyo inzego zo mu Rwanda zubatse. Ntabwo urwo rutonde rwaburaga abantu bajyaga bajya gushakira amaramuko n'amaronko muri Kongo. Abo ngabo barebwa uburyo bafashwa, niko mbitekereza njye ku ruhande. Ikindi, hari abanyabugarama benshi bahingaga, bamwe mu banyabugarama bahingaga muri Kongo, abahingaga muri Kongo nabo harebwa uburyo bafashwa, imyaka yabo bahinzeyo igasarurwa, niyo banakorana communication n'abari hakurya bakabasarurira ikazanwa mu Rwanda, noneho bigaba byakoroshya kuba bamwe mu baturage bagorwa no kubona uburyo bwo kubaho kandi bari barahinze. Icyo numva aricyo kintu navuga by'umwihariko. Hanyuma imikoranire y'inzego z'u Rwanda mu karere ka Rusizi no hakurya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo Bukavu, yo ihagaze gute mu guhanahana amakuru? Ni muri Bukavu haba hariyo Ebola ikomeye cyane? Kugeza ubu ntabwo, kuko nabonye muri Kongo nabo bahagurukiye kurwanya Ebola by'umwihariko mu Bukavu na Goma. Bashyizeho n'ushinzwe gukurikirana icyo kibazo, cyangwa by'umwihariko ushinzwe sante muri kiriya gice cyaho AFC/M23 yabohoye. Ntekereza ko bafite uburyo bari kubikodona ndetse banabihuza. Naho ikijyanye n'amakuru ngo bahanahana amakuru, naba ngiye gukubeshya nk'umunyamakuru nkubwira ngo naba nzi ihanahana ry'amakuru hagati y'abayobozi. Aho naba ngiye gukubeshya. Icyakora igihari ni kimwe n'uko AFC/M23 iri kuyobora Kongo by'umwihariko Goma na Bukavu, ururimi bavuga abanyarwanda bararwumva. Leta y'u Rwanda yumva ururimi AFC/M23 ivuga. Rero kuba babasha kurwumva, icyo bita ubwumvane, nawe communication urayumva, uko byasa kose bafite n'uburyo bahanahana amakuru. Mukuru wanjye, yego barahanahana amakuru, yego, ariko kesi zivayo z'abarwayi turebye ku mibare yo muri Kongo ntabwo ari nyinshi. Muri kugeza ubu mu Rwanda dufite amakuru y'uko nta muntu wa Ebola urahinjira, nta muntu urwaye Ebola agaragara ku butaka bw'u Rwanda. Niko Minisiteri y'Ubuzima itangaza. Yego, no muri Kongo ariko no muri Kongo ari confirme. Yego, no muri Kongo ariko uruhande rwibasiwe cyane ni urwa intara ya Ituri kure iyo ngiyo, ariko mu bice bya za Bukavu muribuka ko bigeze kuvuga ko hapfuye Goma, bavuze na kwibuka bavuze ko hapfuye umuntu wishwe na Ebola, bavuga ko na Ebola nayo yahageze. Birumvikana kudatangaza amakuru ajyanye n'icyorezo nabyo ubwabyo babizi neza ko ari ubwo buryo bwo kurinda abaturage badakuka umutima. Ibyo nabyo byibuke neza ko banakunze kunenga ikigo cya OMS, bavuga bati OMS uburyo itangazamo amakuru yayo ashobora no gukura abantu umutima. Kandi numvise kuri Leta ya Kongo arabinenze, ndetse na AFC/M23 yigeze kubinenga ivuga ko uburyo baba bavugamwo amakuru y'abantu bafite Ebola aba ari ikintu gisa naho gikura abantu umutima. Yego, turagushimiye cyane Alfred Ntakirutimana ku musanzu utanze muri iki kiganiro. Ndagushimiye cyane mugabo, nshimiye Jean de Dieu Kayanijabo. Yego, na Alexis Ntawigenera nawe turi kumwe mu kiganiro. Alexis nawe ndagushimiye mugabo muganga. Icyizere cyanjye mu kubaka inzu nishimiye nacyeguriye inzobere mu bwubatsi, abanyamwuga kandi babizerwa. Birumvikana ko amafaranga nateganyirije inzu yanjye ntashobora gupfa kuyatera inyoni. Nagize amahirwe yo guhura na Messi Limited. Nabasabye guhera ku mbata y'inzu y'igishushanyo, ndashima. Mbabwira kumbarira ibikoresho bizayigendaho, nabyo ndabishima. Navuganye n'abakiriya benshi bubakiye mbere, sura n'imishinga yabo, nsanga niba nta makemwa. Mu kunyubakira inzu yanjye bazayimpa baranakoze finisage, yewe ngenda ninjira gusa. Abangaba si babafundi wishyura bwacya ntumenye irengero. Oya, nta nubwo bagusaba amafaranga y'umurengera ngo bisagurire. Bagenzwa no gutakisha umujyi inyubako zizaramba n'ubwiza. Messi Limited, ikigo gikora imishinga y'ubwubatsi bw'amoko yose. Niba ukuriye guha icyizere, duhamagare kuri 0727 73 0860 cyangwa usura ibiro byacu ku Muhima.
uyu mujyi urimo amaduka menshi agurisha amatelefone ndakuraho iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa iri duka riraguha telefone zigezweho za Samsung na iPhone n'ama accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana nigezweho ibizwi nka top up urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana nigezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store nuko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa eshatu@futuremobilestore.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Muramwumva rero ni Ntatirutimana Alfred, ni umunyamakuru wimazemo igihe akaba akorera mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rusizi. Yatubwiraga uko situation ihagaze mu bijyanye n'ingamba zihari zo kwirinda icyorezo cya Ebola ndetse n'ingaruka izo ngamba ziri kugira ku baturage by'umwihariko ari batunzwe no gukorera ibikorwa by'ubushabitsi bitandukanye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hariya ku gice cya Rusizi ubwo ni muri Bukavu na Kamanyura. Alexis, wumvise muri make uburyo Alfred abidusobanuriye. Birumvikanisha ko akwiye kugira igikorwa kandi mu maguru mashya ku baturage bari batunzwe no hakurya. Cyane nicyo kintu nari ntangiriyeho mvuga ngo abaturage bahinga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane aho muri kiriya gice cya Bugarama kuko abaturage benshi bo mu Bugarama bahinga muri Kamanyura. Bahinga muri Kamanyura ubwo Alfred anabivuze neza mu gihe cya COVID-19 imyaka yabo yangirikiyeyo. Yego. Yangirikiyeyo ariko se muri iki gihe yongere yangikirikireyo kandi bari barahinze. Ubwo nicyo narindi kuvuga ngo hagakwiye kuba harebwa ukuntu umuntu yajya gusarura iyo myaka ye kuko kujya mu murima n'ubundi nko musaza waguye muri Rusizi se ariko ndatekereza ko ari ku gice cy'imururu kuko aho niho bishoboka gushora ayo makara ko mu Bugarama ntiwashora amakara n'ubundi ntayahaba nayo bayabona bayaturikije kure hakurya ahantu nyine haba amashyamba ariko uwo musaza waguye mu mugezi wa Rusizi nuko ngo yaratwaye ibicuruzwa wenda ho kuri hariya hazaho kakantu ko kuvuga ngo ntabwo barije ya gahunda ya leta yashyizeho kuvuga ngo abacuruzi reka bishyire hamwe bashore niba bafite ibyo bajyanayo babijyanayo abafite ibyo bajya gukurayo babikureyo wa murongo guverinoma yatanze ariko reka twirebere ku muhinzi wahinzeyo kuki batatanga ikintu cyo wenda ikiringo abarundi bavuga ngo ikiringo wenda nk'umunsi umwe wati mugende musarure muhita mugaruka kubera ko nta kesi wenda iravugwa muri Sud Kivu ariko nane atubwiye ko ari umuntu wapfuye Bukavu wari umuntu wapfuye Bukavu ariko nyuma umuntu wapfuye nta yindi kesi turumva ya Ebola iri mwiriya zone yego nabo yanduje haba Bukavu kumarukira sentire yose kugera Uvira. Ubwo rero ka dufokasinge mu Kamanyura hayo ahantu umunsi umwe mugende musaruri kubera ko nta kesi iraboneka musaruri bundi mugaruke umunsi umwe mugende murare musaruye mugaruke ibyo bintu byakorwa bose abantu baricwa n'inzara warahinze muri Kongo ni nk'abaturage n'ubundi bi Burundi karije barabyibuka bari barahinze Burundi imipaka irafungwa mu buryo bajya gusarura imyaka bari barahinze Burundi kubera ko babuze uburyo barajyayo bate kandi bacaga ku mupaka bajya guhingayo n'abarundi hari abazaga guhinga mu Rwanda gutyo iyo reciprocity irapfa irarangira noneho hasigara no hitabwa ku niki umuturage ari buze gukorerwa kugira ngo abashe gusa je nawo ndi kureba cyane abashe kujya gusarura imyaka yahinzeyo kuko yahinzeyo afite ari yacungiye hamaramuka avuga ati wenda mu kwezi kwa gatandatu ndabandi gusarura imyumbati ubwo kira gice cyo mu Bugarama ni gice gishyuha cyane mu kwezi kwa gatandatu abantu batangiye gusarura imyumbati mu kwezi kwa gatandatu ndabandi ndetse ubu nta nabagisarura ibishyimbo byararangiye
ibigori deja ubu ngubu ahubwo bari mu isarura ry'ibigori ati ndaba ndi gukora ibyo ngibyo ariko se ubwo ibigori bizasarurwa ryari mu gihe imipaka izaba igifunze ahubwo kuba harebwa ngo uyu muturage araza gufashwa ate wahinzeyo aba bahereza wenda niyo waba umunsi umwe aba ari amasanga ati mugende muri avamidi mugende musarure muhite mugaruka yego muri apremidi ntimugaruke noneho ubwo wazasanga nabo baragiye bakiga bakoroho Rusizi yo mu murenge wa Mururu itandukanye no na Rusizi yo mu murenge wa Nzahaha na Bugarama kuko mu murenge wa Nzahaha na Bugarama yo irahurura bifite umuvumba mwinshi kandi urimo n'amabuye mu gihe muri Mururu na Nyakarenzo ibikigenda nk'ikivu ariko nyine bifite umuvumba ni nkuko tubona Nyabarongo abantu bazi Nyabarongo muri Mururu na Nyakarenzo aho ibimeze gutyo ariko muri Gashonga Nzahaha na Bugarama ebana ni uruzi ruhurura nyine uruzi ruhurura kandi rurimo n'amabuye ubu narwumva nyine ukura rwumva mu gihe aho ngaho muri iyo mirenge ibiri ntabwo ushobora kuyumva ubu yibona gutyo igenda yego Clement turimo turagana nko ku musozo yego w'iki kiganiro ariko Alex yaratanze bimwe mu bisubizo bishoboka yego iki cyorezo cya Ebola abantu bagisonzane cyangwa niba muri COVID-19 leta yaragobotse abantu kubera yuko batakoraga cyangwa ubuzima busa nk'ubwahagaze nubwo ubu ngubu wenda twe turi gukora kino kiganiro twe turi i Kigali nta nubwo byatugizeho ingaruka ku buryo tura gukomeza ibikorwa byacu dukora mu buzima bwa buri munsi ariko leta yagombye gutekereza ko uko yagobotse abantu mu bihe bya COVID-19 kubera batari bari gukora yagombye no gutekereza kuri bano bantu bari batunzwe nuko bagiye hakurya yego niba tubona nk'umupaka wa Rubavu uhuza na Goma muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu burengerazuba bw'u Rwanda igice cy'akarere ka Rubavu ari umwe mu mipaka kwisi inyurwaho n'abantu benshi bakaba baragabanutse ku buryo mu bantu 100 bagendaga bashobora kuba bari kugenda abantu 10 mu ijana byanze bikunze wakwibaza ngo abantu 90 bandi bagendaga niba umuntu ajya kudandaza agataro nkuko Alfred rabitubwiye akajyana agatebo ka avoka kuko muri Kongo haba hariyo n'isoko ziba zinagura n'amafaranga meza akagaruka akabaho atabaye umutwaro kuri leta akabona ibyangombwa nkenerwa byose ubu ngubu ingamba igihe zimaze zifashwe haciyemo iminsi wakwibaza ngo uwo muntu wagendaga akaza utwo yungutse agahahamo akishyura inzu agatunga umuryango n'ibindi byangombwa nkenerwa uyu munsi atari kugenda abayeho ati ari guherekezwa gute ari gusurwa ubundi baramuzi bamufite mu mibare kuko turacyafite n'ikibazo cyo kumva ko umusonga wundi utakubuza gusinzira mu minsi ishize nibwo nabajije ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo nabaza nisi ubundi ko mujya mwimura abantu kubwo impamvu y'ineza kuko mubwira ko aho batuye hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kandi koko nibyo ntabwo umunyarwanda agomba gutura ahantu hashyira ubuzima bwe mu kaga yego umuntu yari yarabonye n'icyangombwa rimwe na rimwe harimo n'ababonye ibyangombwa byo kubaka ariko baza gusanga ahantu bahubatse nubwo ari mu miturire bahawe n'ibyangombwa byo kuhubaka ariko bitewe n'uko isi igenda ihinduka ariko rimwe na rimwe gahinduka bitewe n'ingaruka z'ibikorwa bya muntu aho hantu hashobora kuba haba ibindi bikorwa bindi bitewe n'imvura n'imihindagurikire y'ibirehe n'iki uramwimuye muhaye 90 by'amezi 3 inzu y'30 muri Kigali baheye biragoye nawe 90 umuhaye hari igihe bitewe n'ibintu yari afite bigoye no kuba wamwishyura cyangwa se yanakwishyura transport yo gutwara ibyo bintu bwabyo ayo 90 n'ubundi kumusubiza muri ya quartier n'ubundi y'ibibazo nkabaza nisa abantu mujya mubasura byibuze mumenya ahantu bari nuko babayeho biragoye nawe kuba wasubiza icyo kibazo noneho wakwibaza ngo ngaho mu burengerazuba bw'u Rwanda muri Rubavu muri Rusizi ubwo twatangaga yego turi kureba umukandara wose muri Rubavu Rusizi ariko na Nyamasheke ubanza ubwo na Nyamasheke bajya bareba ngo abo bantu bundi ni bande ingaruka zageze kuri bande tutagendeye kuvuga gusa ngo mu Rwanda nta kese nimwe twari twagira y'umurwayi wa Ebola ni byiza ariko si izindi ngaruka z'ibyemezo byafashwe izo zihagaze gute mu baturage ese ibisubizo byo guhangana nazo byo ni ibihe igihe cyaba ari kimwe kirero ngo nabo barebe uko baherekezwa mureke dusoreza aha ngira ngo ibyo ari byose nyuma y'ikiganiro abavandimwe bacu bakoze nyuma y'iki ngiki birashoboka ko dushobora kuza kubona
hari izindi ngamba zirimo no kubarura abo bantu no kureba ingaruka Ebola yabagizeho nubwo itageze mu gihugu. Reka dusoreza aha. Wakoze cyane Ndayisenga Clement. wakoze cyane nawe. Wakoze Alexis. wakoze cyane Kanijabo. Wakoze namwe bari badukurikiye, tubifuriza gukomeza kugira weekend nziza. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri service zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa eshatu @iremetravel.rawa.